buriya ngo Diane niwe wari chef wa delegation Amavubi ajya gukina muri Cape Verde Praia yego urabivuga ko bavuze ngo bajyanye n'umuntu w'umupolisi yego rwose ngo yagiyeyo Diane ariko ntigeze kukinwa muri komisiyo ngo zaferwa yararimo cyane kigira ngo komisiyo y'umutekano gutyo yego y'umutekano urumva icyo gihe tujyana nubwo na afande Urugeni nawe twari kumwe ari we uyoboye delegation ya Police Volleyball Club ariko Diane niwe warushinzwe ku updatinga amakuru ku mbuga nkoranyambaga za Police Volleyball Club byose abirimo urumva rero ibintu bya sport ngo yasakeje abakinnyi cyane cyo gihe Praia aravuga ati mugomba gushyiramo imbaraga nyinshi mukazasubira mu gikombe cy'isi rwose ati ndabasabye cyane abakinnyi ngo baraseka cyane yarabyitiranye yavuga icyafurika urumva Diane rero igihe uheruka mu Misiri nta 2023 na kane so nwango ni umuntu umaze iminsi muri sport so bamusimbuza Claudette basimbuza urumva ko we neza position na experience na profile urumva ko arimo pe arafitinga neza cyane bafata urakoze cyane akantu wazanyemo gakomeye cyane niba yari admin yego Ruzigana nwango admin ni abantu babashinzwe abakozi n'ibikoresho nwango na team manager ku managinga team urumva umuntu managinga DPU ntago yananiwe ku managinga team urumva nawe biramatchinga none agashyiramo nyine n'akantu ko kuba ari muri force urumva ubwo ikitwa discipline cyane cyane uyu mugabo cyaje gushingwa hari report za Evan CIP ariko test ariko bazashyiramo na ariko test mu gitondo ugiye gukora imyitozo abanze bamupima nayo bazayishyira byo ni ibintu rero urumva ubu muri Tour du Rwanda nico kintu cya mbere afande bahari abashoferi bose batwara ariko test wayiriye aba moto barabanza bakagupima no kugeza kuri bara abapolisi bagenzi babo batwara moto nabigipimo baba tayari urumva ubwo uravuga muri polisi sibo babikora se byabo byose nizo mpinduka muri polisi babanje gukora ziganisha mu gushaka uburyo bakemura ikibazo cya discipline kuko nubwo badashobora kujya imbere ya microphone imbere y'abanyamakuru ngo babyerure nicyo kintu cyaba costings icya kabiri ni ugukora impinduka muri staff noneho mu buryo buri technique kwa pointinga o bita mabombe nyirango muganya turaza kumva interview nawe tugiye kumva ahubwo yavuze ati njyewe mabombe ikipe under 17 uko yataka nuko yugari ikipe nkuru uko yataka nuko yugari ngiye kubaka DNA philosophy ngiye kwa philosophy identity warazabwo tukamwumva mabombe mbere yuko dukomeza twumve mabombe ni directeur technique w'ikipe ya Police ikintu cya mbere naravuze nk'abandi bose ngo wow burya hari abantu bashobora kuba bazi ko hari ibintu umuntu ashobora gukora muri uru rwego w'umunyarwanda nahise mbyakira neza bisa n'inshingano ngiye kujyamo izo arizo bifata umwanya wo kubitekerezaho usanga ari ibintu nahuye nabyo cyane cyane ko izo kosi nazikoze za direction technique narazikoze ariko ntabwo nagize mbona umwanya wo kubya en profondeur iyo niyo nshingano ya mbere mfite akadura ama equipe nkuru kuyiha umurongo uri professionnel nabuze umurongo uri professionnel ubwo naze kujya muri detail ko namwe murabizi donc equipe yacu nkuru igiye kwaho professionnel kuvuga kuva kuwa mbere kuva ku cyumweru kuri match kugeza ku cyumweru ku yindi match igomba kugira calendrier iri professionnel ibyo ngibyo tuzabigeraho byanze bikunze icya kabiri indi nshingano mfite ikomeye ni kuorganiza des équipes de jeunes kuzama planification avuga ni uyu mwaka under 17 ifite imyitozo imeze gutya kuva ku cyumweru cya mbere kugeza ku cyumweru cya nyuma cy'umwaka nukuvuga plan y'umwaka ukayikora breakdown y'ukwezi ku kwezi ukwezi ukakora breakdown y'icyumweru ubwo ni kimwe no muri under 20 ni ikintu kinini cyane ubwo nuko ekipe zacu ekipe under 20 ni ekipe zajya biri cyane muri hamwe na ekipe A sibyo na ekipe A ibishaka kubwira ko nk'abatakinye match ya dimanche basigaye tuzajya tubavanga na les meilleurs bo muri event bakore match nko kwa gatatu byanze bikunze nitubura ikipe yindi yo hanze tuzatubona ekipe bazayukina na ekipe ya senior to ibyo ni ibintu tugomba kubaka ko umukinnyi agomba kugira fréquence y'umukino
donc nakuba ngo sindi muri 18 nturi muri 18 ariko byanze kunze ufite match amical kwa gatatu akaba abizi kugira ngo igihe cyose azakenerwa azaza ameze ibyo ni ibintu byose ngiye kubaka. Mabombe instructor Mabombe arasobanura avuga ati mbere na mbere bampaye inshingano mbanza kubashimira ko bagira icyizere umunyarwanda mwene wabo ntabwo narinzi ko bashobora kumpa agaciro nk'umunyarwanda mugana abanyarwanda hari ikintu kiri muri siporo kivuga ko bene wacu tutabemera cyane ubu dufite abadete babiri undi ni umunyamahanga Dylan Renard wa Rayon Sport no niwe mudete uri mu Rwanda w'ikipe n'umunyarwanda niwe munyarwanda w'umudete w'ikipe undi uhari ni umunyamahanga urumva rero byaramutunga ubwo yazi ko narinzi ko ako kazi nyine mudashobora kutubonamo ubwo bushobozi ariko avuga nyine ko bagiye kwesta donc icyo nashaka kugarukaho ntabwo ari interview ya Rutsindura Antoine kubera ko abantu bayumvise n'ubutumwa burimo burasobanutse ahubwo icyo nashaka kuvuga ni ugutekereza kwa pointinga directeur technique icyo bivuze ku rwego rw'imiyoborere ya equipe naho biganisha uvuga niba koko nyine bafite directeur technique uzabafasha kubaka filozofi y'imikinire akabafasha gupanga gahunda y'imikorere ibone iganisha ku ntsinzi no ku musaruro mu kibuga ni igitekerezo cyiza bagize ibindi ni ukuzasigara tureba evaluation nyuma y'umwaka hari improvement koko twabonye ifatika mu ikipe ya Police Football Club. Mabombe n'ugira ngo umusivile nkatwe urayango yakoze akantu ka force yarayikose za Nyanza hari umuntu Nyanza avuga ati ura ntabwo ari umusivile cyane ntabwo ari umusivile cyane yahoze muri force za kera force zo hambere yazihozemo urumva n'icyo gitsure n'icyo umuntu wabibayemo no kiragiye byavuga binakomeye cyane hari uburyo nawe agifite urumva rero polisi nta musivile urimo na dete ntabwo ari umusivile niba mwibeshye abakinnyi ntibagire ngo kumubona kuri stade maze sengura amamace kubona muri media kabyiniro gashobora kuba wamugani kanafite na ntuze Mabombe byashoboka ariko nyine ntabwo ari umusivile nkuko dusanga tubizi gusa icyo duhamya nuko azi umupira pe Mabombe iyo muganira umupira mu buryo buri teori ariko mu magambo uzi kwishana Mabombe muri kurebana match ari mu bantu kuri umupira w'amaguru akubwira ibintu ubona bigiye kubaho arabizi pe ni ikintu asobanukiwe neza ko no kumushyiraho n'icyo kintu barebaga kuko arawuzi niyo usobanura wumva wuzi ariko n'ubundi ni umu instructor wa kafu ni umutoza w'abazamu ni umutoza w'abatoza nyine ahugura abatoza urumva urebye experience afite kuva kera atoza dukarazemo round atoza Barista Chopper aracunga umutumirwa agiye urumva navuga ni aho yagiye aca muri za Zebre muri za Rayon Kiyovu haba ari mu ma equipe mu maclub no muri equipe nationale kuko abantu barabyoga ko nabaye n'umutoza wongeje mu ikipe y'igihugu ibyico bigiye bitandukanye haba muri equipe senior ndetse no mu bana batinje imyaka 20 aca muri Nyanza aba mujyanama w'umutoza w'ikipe y'igihugu akaba rero nyine nkuko twari tubigarutseho ari ushinzwe amasomo muri Ferwafa ushinzwe amasomo nyine ushinzwe amahugurwa no guhugura abandi batoza urumva n'experience ihagije urebye rero imyaka amaze kugira ngo abantu benshi cyane muri iyi minsi abatoza basa nkaho bakuze bari mu kigero cya Mabombe babashinja ko nyine ari abatoza ubona basa nkaho basigaye bajyana ariko we ukurikije umuntu buryo asobanura ibintu kandi burya ntago ntushobora kumbwira ngo urahugura uri instructeur utajyanye n'igihe ntago byumvikana nta logique irimo nuvuga ngo ugomba guhugura abantu nawe ufite skills zigezweho nyine zijyanye n'igihe kuko uri football volley umupira urahinduka ugenda uba science ngira ngo rero ni ikintu cyiza unafashe n'abo batoza bandi ba polisi berekanye urabona ko nabo ntago ari abatoza bakuru ibyo byose rero ufata experience ya Mabombe ukashyiraho na skills z'abatoza b'abarabu batweretse ku munsi w'ejo harimo akantu ka balance urabona ko bishobora gutanga umusaruro kandi hari ikintu avuga Mabombe mbona polisi yanabuze no mu myaka ya mbere ikintu cya identity ku ikipe uvuga ngo ikipe
igomba kugira identity kavuga uti wenda Mukura kuva na kera Mukura tuzi ko ikiri umupira wo hasi wo guhanahana nigiye kuzana umutoza arabanza kareba umutoza utoza ibyo bintu n'ubundi byo guhanahana cyane rwose tuvuga tuti wenda APR nayo yakunze kudutunga abakinnyi wenda bakina basa naho bihuti gatunga abawinga bihuta cyane n'amakipe y'Iburani kamera buriya nkamana impamvu yapfuye igomba kugira nimero 2 na nimero 3 batyaye cyane kugira ngo imipira baza kuba bahindura baza kuyitsinda polisi yo rero nta identity igira ikintu cya mbere impamvu itagira identity ntabwo ari ikipe bavuga ngo itwara ibikombe urumva buri gihe baza babona igikombe ariko ntacyo bajya babona ntabwo ari ikipe bavuga ari cya gikombe batwaye kubera Zidane ni igikombe cyangwa yabakarifiyaga kujya igitego cyane bakubona twari nicyo batsinda APR hari muri championnat kiragiye babishyura ariko batwaye igikombe igitego cya Zidane cya nyuma ajya gukina kuri attack yabwiye hari muri champion abwiye umutoza ati bakibuze reka je nigire ati nawuteye muri roof nawuteye muri plafond y'izam cyagiye cya Sarupongo Karekeza arimo kumubaza waciye kurangira akabona kigiyemo muri champion hari muri champion ariko batwa Heroes Cup ibyo babyita kubura idate kugeza ubwo mu mediateur azakabwira coach ati ngiye kugishakira ngiye iyo identité sibaho ngo haba abakinnyi bayo n'abatoza baza kuyitoza n'ikipe muri rusange nta identité bagira ntabwo ari ikipe nk'ubu nka Musanze bivuga iti twebwe tuje gushaka umwanya wa 4 cyangwa 5 ntabwo tuje gushaka igikombe ariko polisi buri gihe ije gushaka igikombe bikarangira ibaye ya 6 buri gihe bikagenda gutyo ariko baje bavuga bati twe turishakira umwanya wa 5 bakabona umwanya wa 5 nta muntu bakritika ko bigisha bavuga ngo icyo bashakaga nicyo bagezeho ariko icyo batubwira baje gushaka ntabwo ari cyo bakora n'ubu rero nicyo bashaka katwumve Zidane we ni kapiteni w'ikipe ya polisi nawe hari icyo yabwitangaza amakuru polisi nshya nyine nkuko bivuze ni nshya dutegereje gukora uko tuzakora nibyo bizagena ibyo tuzabona muri shampiyona promese buriya amakipe yose no ku isi yose atanga promese buriya n'ikipe ya nyuma nayo itanga promese ikibazo si promese ariko n'ubu ngubu nanone promese irahari kandi nizera ko nanone tugarutse ntabwo tuje kurebera turi ikipe nabwo ije gutanga akazi iby'uko byagenze umwaka ushize byose nshaka kubitindaho njya ndivugira ku by'uyu ngubu ziko n'ubu ngubu nabwo tugarutse tuje kugira icyo dukora muri shampiyona yacu hano mu Rwanda. Ubuyobozi bwabasabye iki? Wari urimo hariya ni igikombe cya shampiyona. Ugomba guhatana, iyo ushaka kuba umwiza uhatana n'abeza. So kandi nkeka ko natwe dufite ibishoboka byose byatuma dutwara iyo shampiyona. Imyaka umaze muri polisi akoze umaze gutozwa n'abatoza bangahe? 4. Nkeka ko guhindura umutoza ni gahunda z'ubuyobozi kandi ngenda umukinnyi ngiye icyo mandeba n'icyo mu kibuga uwo bazanye dukorana ngiye ngakorana n'uwo nguwo. Fanda Zidane ati Fanda Zidane ega nta fanda ni kiongozi kapiteni w'ikipe y'igipolisi ugira ngo abone umusivile buriya abonaga Claude niyo mugabo we watwaraga igikombe isari yahaga Fanda CBS biremewe kubitaga isari imwe y'imvi ane kose wakoze byibura wamutwara iki mu basivili biremewe abasirikare bareba abasivili babona tutari babona tumeze nk'abasazi ibere ari ikintu ataba bacari bacanganikiwe umusirikare meze nk'abasazi nta umusirikare ari ibintu ukora niyo byaba bigize icyaha akabyirengagiza akavuga ati n'uyu nawe siwe n'uyu nawe siwe abona Fanda atamusubiza cyane none nzi imbere tera atanafunze neza nawe akamwishyura abana n'abasazi aho Claude rero ayimenye yarayimenye yariyo tumeze nk'imvi yayirambura neza umugesha amwe ati bura ntabwo aba ari byo tubara ntabwo babikoze neza baba baramutundi tura ariko nyine ni umusivili nuko tubaganira uravuga ati mujye mubihorera nta musivili ugira ikosa hanyuma se aba batoza hari agaseve kabo mwashoboye kumenya Rikeki Jafari ndetse na Bakari Tahiri Mustafa umwungirije nabwe ko ibintu byose tuzatubireba kuri Ruhangwa mbone nta mpamvu yo guca intege abantu ariko tugendeye kuri seve yo ntabwo iremereye nitujya kuri seve ntabwo iremereye umutoza mushya wa polisi yatoje ikipe ya Zamamura muri Maroc Zamamura muri Maroc Yiraba
ajya ubundi yamenyekanye mu 2015 ari mu ikipe ya kabiri ya Tanje iwabo muri Maroc akomereza muri Adrar Sousse na Ait Merur ubwo ni amakipe muri Tunisia urumva yungirije Miguel Gamond uri gutoza ikipe y'igihugu ya Tanzania mu ikipe ya Etihad Tanje urumva aho mu bya byose yakuyaga experience kazi yakomereje mu ikipe ya RSA Zamamra yerekeza muri Branes mwaka umwe hanyuma yatozaga ikipe ya Arar FC muri Arabia Saudite mu cyiciro cya gatatu Arabia Saudite cyiciro cya gatatu